iri jwi ryanjye rigere kure, umfashe ubigeze kure mama papa mwene dada, ubigeze kure. Umushumba asuzugura yarabyaje abantu ubutumwa. Indi message batanga ibitekerezo baravuga bati ibi bari kutubwira natwe twabirebeshaga amaso tukabona ko uko bishoboka, natwe twarebaga ibihe turimo igihe tumaze duhembwa, ariko ubona ko imikore kahari dukora akazi yafunze, natwe ibyo twabonaga tukabirebesha amaso tugategura n'abateguwe na situation twabonaga cyangwa se twabonaga. Yego. Ubwo rero ko kuhagarikira amasezerano ngo turicaza abantu ngo tubabwire ngo mwihangane n'ubundi mwebwe naza imirimo, ariko murabona tutaratewe. Kuki urembwa miliyoni bene data tubitekere uyu muntu wakore, kandi abantu nibabyumva, umuntu ashobora kumva tubivuga kumva ni ibintu byo. Umuntu wakoreye itorero aba munza kodesha, afite abana biga gaburira, ubu nagiye kuba rubebe nyine akabebera ngo bamuhagaritse amezi 3 nta n'ikintu na kimwe. Tuzabwirwa n'iki? Ubwo nyine ni mu murongo, nyine bagukuye mu murongo. Wihangane nimba warubahirizaga inshingano, ubwo Imana nyine izagutunga niko bakubwiye. Imana izatunga umuntu, Imana kwikorera mu bantu yadushyize imbere, abantu twaruhanye nabo akaba ari bikoresha aho twakoreye kugututubikana k'umugabo, ariko kuzamuhesha umutsima ahantu yabiriye ibyuya. Koko abantu mujye mubite, ugasezerera umuntu agapfa ari rubebe yarakubise ingoma. Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, mu bihugu bigiye bitandukanye kandi nanone ku migabane igiye itandukanye. Mukabasha kumva runo rurimi rwacu rw'ikinyarwanda tuvuga cyangwa kurusemurirwa. Reka tubifurize kugira ibihe byiza. Umwaka mushya muhire rero wa 2025 uzababera uw'amata n'ubuki, muzawubyaremo abahungu n'abakobwa, abakwe n'abakazana, uzawubonemo fiance, kandi nanone ibintu bizabeterebye, diplome yawe izabone agaciro, uzagire promotion mu kazi ukora, kandi n'ukuri uzabone ubwiza bw'Imana. N'umwaka w'ubuzima bushya, intego nshya, njyewe mushya, wowe mushya, mu mwaka mushya muhire wa 2025. Njyewe nitwa Manuni, Ingoro TV, ibintu nitirebye kabisa. Zone 250 hari filime nziza yitwa Imfubyi zigira ibanga. Ni filime nziza yanditse neza, harimo abakinnyi beza b'abahanga, harimo Intare Ingore, Fabiola, ndetse n'uwo bita Manogudu Barugamba, n'abakinnyi benshi kandi beza b'abahanga bakina story nziza. Rero abantu munyaruke muyirebe. Rero ikintu kinzanye mu kiganiro no kugira ngo tuganire kandi tubwizanye ukuri, nimba koko dukunda itorero tugakunda igihugu. Uyu munsi rero naje kubabwira ko ngende intore y'inkomeza bigwi nyine yinaganzwa za Kirehe. Bintu niterebye kabisa, u Rwanda ku mutima. Ndi umunyarwanda inkingi y'ubutwari, iyumvire nawe kuba umunyarwanda. Kera basogokuruza barasangiraga amazi n'inkwi ndetse n'umuriro, imico y'abakoroni irazira dusenya, none ubu ngubu turi abanyarwanda. Iyumvire nawe kuba umunyarwanda, ndi umunyarwanda inkingi y'ubutwari. Iyumvire nawe kuba umunyarwanda. Kuba umunyarwanda ni byiza rero, ukunda igihugu cyawe kandi ugikorere aho uri hose. Umugisha ufite igihugu ubayemo cyose, nimba ubasha kutwumva, umugisha ufite ni igihugu cyawe, ni ababyeyi bagukubyaye, ni ukuba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Kuko umuntu utaramwakira, tujye tubwizanya ukuri, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Yohana yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, ibice 3 byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka. Ibindi critique ushyiraho n'amashuri menshi ngo ubusa Imana irabyara, ibyo nibikureba. Ikikureba nuko yabwiye abami bo mu isi kavuga ati ninge nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe uzajya kwa data namujyanye. Ibyo rero bindi na makanjyanjamo, ariko niko kuri. Nyuma y'ubu buzima nimba umuntu abaho agapfa, abagiye
ariko abakiranutsi bo baravuga ngo tuba tuvuye mu rupfu twinjiye mu buzima. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ni byiza kubikora ugakunda umuryango. Mu gitondo narindi kubaganiriza dushima press conference abanyamakuru bagiye batandukanye, habajijwe ibibazo bigera mu 10 kuko igice cya mbere cyabajijwemo ibice ibibazo 5, bajya muri break baganira nyine ku bintu bigiye bitandukanye, amakuru yo mu karere n'ababandi banga u Rwanda. Nabo babavuze n'abandi banga itorero. Nge rero ibinzanye nukuvuganira itorero ry'Imana, abantu b'Imana nicyo kinzanye. Ndagira ngo tubanze twumve aya majwi, mu by'ukuri si ngombwa gusesengura, ndagira ngo tuze kuganira nk'abantu twahamagawe, bamwe bakabeshya abandi bakabahisha ibyanditswe, bakabakubitira mu mwuka wera ngo niwe wa mbere, kandi umwuka wera mu by'ukuri ni mwiza. Kuzura umwuka wera ni byiza, biraryoha, ariko nano gukora nabyo biraryoha kuko biragutunga. Reka tuze tujya praying, muze kumbwa ese koko ibi bintu nibyo cyangwa sibyo. Nubwo abantu bamwe bajya baceceka bakigira indyarya, abandi bagacinyiramo inkoro, rwose mureke mbabwize ukuri ntago ari byo. Tubanze tuyumve. Ariko noneho ndashe ku ntego biza no kuba ngombwa ko abasobanura yuko hari bamwe mu bakozi bagiye gusubikirwa amasezerano mu gihe cy'iminsi itarenze 90 uhereye igihe baherewe ngo iyo baruwa. Ibyo byatewe nuko kugira ngo abantu barabizi cyane cyane abakurikirana amakuru, ndahamya ko ntawe utazi inkuru y'ifungwa ry'insengero hano mu Rwanda, aho ubuyobozi bw'igihugu hari ibyo bwasabye ku nsengero zigomba kuba zujuje. Hagira rero amatorero afungwa, mu nsengero zafunzwe harimo n'iz'itorero ADPR. Hashize n'igihe rwose kibungu kiri gusaga amezi 5. Muri ayo mezi 5 rero natwe itorero ADPR rifite insengero nyinshi zari zarafunzwe, ariko itorero ryakomeje gukora, avuga ngo nkoresha imvugo y'abanyarwanda ngo iyo bwabaga bashakisha uburyo, bashakisha uko umukozi nubwo urusengero cyangwa itorero yayoboraga ariko nibura akomeza ahembwe, akomeza ahabwe iby'umukoresha we ari we itorero ADPR amugenera. Itorero ryakomeje gukora bishoboka byose kugira ngo umukozi nubwo nyirizina koko hahandi akorera akazi hafunze, ariko itorero ryakomeje kumuhemba mu gihe cy'amezi 5. Ariko igihe kiza kugera birumvikana itorero ryakora ku bushobozi hari hagiye hagabanuka, biza kusa nkaho nyine bigoranye niko tubatumiza bakoreshwa inama n'umushumba mukuru, abasobanura uko ibihe bihagaze, uko bimeze. Yemwe nabo batanga ibitekerezo, baravuga bati ibi muri kutubwira natwe twabirebeshaga amaso tukabona ko uko bishoboka, natwe twarebaga ibihe turimo, igihe tumaze duhembwa, ariko ubona ko imikore kahari dukora akazi hafunze, natwe ibyo twabonaga tukabirebesha amaso, tugasanga bateguwe na situation twabonaga cyangwa se twabonaga. Yego. Ubwo rero ko kuhagarikira amasezerano yarasubitswe, ntabwo bahagaritswe, ntibirukanwe, ahubwo no gusubikirwa amasezerano mu gihe cy'iminsi 90. Ngira ngo birumva. Nuko nguko ibintu bimeze. Bakristo bene data, tujye tubwizanya ukuri. Kambanze mere ku bantu bamwe na bamwe bahamagarirwa gukorera itorero ry'Imana. Rimwe nibubahiriza inshingano, nugiye kubatenga akishakira indi mpamvu kubera ko turi mu isi y'ikoranabuhanga, aho itorero rikora akantu kamwe bikajya kuri social media ibintu bikamenyekana. Umuntu ubayeho udatinya inshingano Imana yamuhaye, akaba hatubahiriza inshingano Imana yamuhaye, ndabyemera uwo nguwo nta kindi akwiye no kuvanwa mu bandi hagashyirwamo abantu bubahiriza inshingano. Mu gihe umuntu yahawe chance zigera muri 3, nyaboneka kora gutya bigenda gutya mu murimo w'Imana, abantu bagomba kuba seriye kuko nago bikwiri. Umuntu abaye wadatinya ibyo yahamagariwe, niyubahiriza inshingano ziwe ngo akore ibyo bamutegetse. Wenda mu matorero bashobora kubikora kuba ati Pastor Emmanuel nago yubahiriza inshingano, kandi twamuhaye amahirwe keshi kugira ngo yisubireho yisuzume, byaramunaniye. Agomba kuva mu murongo umuntu utubahiriza inshingano. Nanjye mu mahame yanjye
rwose ngo akwiye kuva mu murongo w'abandi hakajyaho abubahiriza inshingano kandi bakanatinya inshingano bahawe bakanazubahiriza. Icyo cyo nicyo. Ariko tuganire kuri iyi audio twumvishe, iyi voice twumvishe yaciye ku kinyamakuru kimwe tunakisegureho, ariko ibiriho bigomba kuvuga. Tugiye kuganira. Uyu muntu bamuhishe Yesaya ibice 3 umurongo w'10 ngo tuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Kandi nanone bamutekerereza, bamwereka vision no target action plan y'imyaka yose uko ikorwa n'uburyo izagenda ikorwa. Aremera aravuga ati reka nakira inshingano. Afite abana yabyaye bari ku bigo by'amashuri, afite umugore utwite kandi baranakodesha cyangwa bafite aho batuye bazakenera umunyu n'isabune. Umuhaye inshingano, uramubwira ngo nta kintu umushumba wenda yemerewe gukora bamwe na bamwe, kuko si hamwe turi gutunga urutoki, nta naho turi vuge mu izina, turavuga muri rusange kugira ngo abantu bajye bategura imishinga yabo ibagirira inyungu, nabo bayangajemo ngo bayikoreremo ibagirira inyungu ya none n'ikindi gihe kizaza. Uwangaje umuntu ngo akore, umubwiye imishinga ufite murakoze, bigeze hagati bibaye ngombwa kuko buri mushinga wose ugira imbogamizi, ariko buri mushinga wose ugira igisubizo kitazabangamira nyiri umushinga ndetse n'uwatendinze gukora cyangwa waje gukora muri uwo mushinga. Dufite umushinga utajya uhomba, umushinga utandukanye na sako, umushinga utandukanye n'ibindi byose. Mumbabarire, umushinga wo gukorera Imana ntabwo ujya uhomba abantu bicaye. Cyabaze cyo umuntu ashobora kubona tubahiriza inshingano adakora, ukamukuramo mu mushinga, mu masezerano abarimo nk'uko bigeze. Ariko se uyu muntu urekuye yaragukoreye imyaka yose, yitangira itorero ry'Imana, hega ni nko kwitangira igihugu. Uzabona umuntu wabaye mu gisirikare yakivuyemo bamuha impeta z'ubutwari, impeta za gisirikare za misiyo yagiye ajyamo bakazimuha. Yayitangiye itorero, ahera ku kagoma kubita munsi y'igiti, aravuna abantu, aremera arya ubusa, arya umukungugu. Igihe kirageze, viziyo ahantu viziri aho ngaho nibyo koko, ni nabyo koko yuko insengero zigomba kubahiriza ibisabwa zikakorera ahantu heza. Ariko se ya mishinga yindi itorero bagize, kavuga ati nitwubaka iyi hoteli izajya itwinjiriza, babandi se bari guhembwa menshi amafaranga arenze, ukabona umuntu ahembwa miliyoni 3, yasangira n'abandi. Ariko wa muntu, rega umuntu n'inkundi, umuntu n'inkundi, isi irahinduka, umuntu n'inkundi. Umwami agahinduka umwarimu, umwarimu agahinduka umwami, umuyede agahinduka engineer. Ibyo ngibyo tujye tubimenya tunabitekerezeho. Uyu muntu ufite abana bagiye kujya ku ishuri, yarategereje ko ari buhakure minerivare, umuhagaritsa amezi 3, imyaka yose yagiye itambuka, amezi 3 utamwe nta n'ikintu na kimwe. Hari igihe ujya gusaba akazi ahantu, ngewe ngiye gusaba akazi nkamenya ahantu ko bari bukanyime, ndabimenya nkavuga ati rwose mumbwize ukuri, ntuzirirwe wirushya. Akazi ndi bukaneka kubwa ngo reka ngo ugende nyine turabitekerezaho, nyine akabicenga. Sinzi rero ukuntu abantu nimba ari abanyafurika wa mugani batazi kuvuga ibintu, ubona ibintu biba bijagaraye batazi kuvuga kugira ngo abantu babashime n'ibiki byose. Murabona amezi 3, amezi 3 uyu muntu arababahayeho gute? Rero nge nisabira abantu bafite amadini n'amatorero, murakwiye kwicara mukajya mutekereza byagutse. Nimba koko haraje iterambere, twuzura umwuka wera tunakore ibyo bintu, mu bitoza abantu, munabitoze itorero ryose muri rusange. Itorero rikore rishaka umugati w'umushumba urishumbye, ndetse rinashakira inyungu abakristo bari bamo. Ese uyu mushumba, bene data tubitekere, uyu muntu wakore, kandi abantu nibabyumva, umuntu ashobora kumva tubivuga kumva ni ibintu byo, umuntu wakoreye itorero, aba mu nzu akodesha, afite abana biga agaburira, ubu nagiye kuba rubebe nyine akabebera ngo bamuhagaritse amezi 3 nta n'ikintu na kimwe. Tuzabwirwa n'iki? Ubwo nyine ni mu murongo, nyine bagukuye mu murongo. Wihangane nimba warubahirizaga inshingano, ubwo Imana nyine izagutunga, niko bakubwiye. Imana izatunga umuntu
Imana ko ikorera mu bantu yadushyize imbere, abantu twaruhanye nabo akaba ari bikoresha aho twakoreye ko gututubikana k'umugabo ariko kuzamuhesha umutsima ahantu yabiriye ibyuya. Koko abantu mujye mubite, ugasezerera umuntu agapfa ari rubebe yarakubise ingoma akihangana. Nge nabaye mu kuvuna abantu benshi ndi mutoya, nkabona uburyo abari babyeyi abari badukuriye bavunaga abantu bibagoye, bakabyuka mu gitondo mu mabura akeye ukamuhemba kumuhagarika. Ufite umushumba uhembwa miliyoni 3 cyangwa 10, ese ayo ngayo ntibayagabana? Basi umuntu akaba ati ntacyo dusove byibura ajya abona ubugararike atazabebera ngo yirirwa asabiriza. Nibagabanyamo bikagenda neza. Icyo ni igitekerezo cyane. Abashumba uhereza umushumba inshingano z'uko umwitayeho, ejo binamutse binahindutse mufite indishwa muvuga ati nubwo bafunze amatorero yacu, business yacu irakomeye, abakristo bazajya baba bari hariya, tuzajya dukora tunabwiriza abantu, dukore misiyo ya Yesu kugeza igihe tuzungukira. Vangu urabona ngo soko bahagarika nari ibiki n'ibiki, nta hantu natunze agatoki n'amazina yajemo nibo bayivugiye. Nta naho natunze agatoki, nta nibigize icyaha kirimo, ariko ni ibintu bigomba gukosora. Niba nawe ubitekereza, ese abaye ari wowe ra, abaye ari wowe utatekerereje abantu ngo ninde wakemera ko azahagarikwa ntahembwe? Ninde wabyemera? Ninde ngo barabyemera? Umuntu ubyemera aze gutera comment. Urabyemera koko? Ubeho. Bamwe na bamwe ndabizi neza barababwiye ngo ntago wakorera Imana ngo ukore n'ibindi n'ibiki byose. Babahisha Yesaya 3:10 ngo muvuge ko abakiranutsi bazagobwa neza. Barabwira ngo nugukorera Imana ngo ikazaguhembika kujyana mu ijuru. Reka babwire, urupfu rw'inzara biragoye. Ntari ngiye kubivuga, umuntu akicwa n'inzara koko, ubwo nabapfuye nabi. Akicwa no kutagira icyerekezo, akicwa arira nuko yakoreye itorero rikamwitura kumubwira ngo igihe kirageze rero reka tugusezere. Ubu bari kurira, abantu bafite amarira, abashumba badushumbye bafite amarira, nta gaciro bahawe, ntibigeze bubahwa. Tigenda bakabirukana nk'abirukana inuza, nta cyerekezo. Ese ibi bintu da, ninde uzongera kwifuza kuba pasiteri muzima buhati ndi gukora mfite icyerekezo? Bose azajya aza n'ubundi habe minda nini, muri wese akora ibyo yishakiye, akurema yavuga ati n'ubundi narabamenye, nta bunyangamugayo. Nimba abicara bakavuga na association yicara ikiga ku mishinga, twicare cyangwa bicare biga bavuga ati nidukora iki hoteli cyangwa aya mangazini azadusova dufashe kubaka insengero zigezweho. None sajya he imishinga abakristo mutubwira amafaranga ajya he? Nimba adashobora guhemba umushumba n'ibihumbi 20 ngo abone isukari byibura, naririmba avuge ngo Imana ishimwe yuko yanshunguje amaraso y'igiciro itanze Kristo, ajya he? Tubwizanye ukuri. Abantu rero nitujyaho tukabitwikira, nkunda kubabwira ngo umwanzi w'umuryango, umwanzi w'itorero n'umwanzi w'igihugu, abo bajye bavumwa bahanwe banabitekerezeho. Nimba tuvugisha ukuri, nimba abantu baticara, abakristo bene data barokore, uticara ngo utekereze, kuko umuryango uravuga ngo dore umugore aratwite, tugiye kwicara umugabo akamenya ati umugore wanjye ashobora kuzabyara turi muri krize, reka ya mafaranga nyabike tuzaguramo kigoma. Nubwo tutazi wenda iterambere ryaraje ujya kubyara uzi icyo uzabyara, ryaraje barabikora. Hati nubwo nazi ko nzabyara umuhungu, ariko reka nguru dusurubeti yaba umuhungu n'umukobwa baratwambara, bagateganya ibyo. Umushumba yagakwiye guteganyirizwa. Ese nitugera muri crisis period, nitugera mu gihe cy'icyuho, hakabaho krizi, itorero rigahura n'intambara, aho isi igeze ko yamaze kuba umudugudu ikaba isi ntoya, tuzafasha gute wa muntu wacu kugira ngo tutazandagara abanyamahanga bakaducishamo ijisho?
umuntu azajya ahura n'umuntu batiye ngo ni pasiteri bahagaritse da ngo baramwirukanye muri ADPR. Can you imagine umuntu wakubise ingoma, umuntu wavunnye abantu akakora ibiterane bigiye bitandukanye avunikira itorero rikamwitura kumubwira ngo kandi abandi simvuga itorero imwe ndavuga yose. Ni gute se wa mugani isi izaduha agaciro hagati yacu ubwacu tutiha agaciro? Ni gute isi izaduha agaciro umwana w'umupasiteri wakoreye itorero agakorera abarokora abakristo, abantu bakamenya Yesu, abantu bakava mu marira n'agahinda, abantu bakagira ubumwe n'ubwiyunge? Ni gute uyu mwana bazamwirukana ku ishuri, umuturanyi akazaha agaciro pasiteri? Zavuga ati yewe ni babandi gukorera Imana nta kintu kirimo. Harangiza ngo byagakwiye nuko bireka kujya muri media basi bigasakuza ibintu bikagira gute. Arabaho gute ngo igisubiko cy'iminsi 90, iminsi 90 umuntu yabaho gute? Bene data tujye tubwizanya ukuri. Nimba tubaye mu itorero, tukaba tubaye mu gihugu gifite umutekano, tukaba tubaye mu gihugu kidutekerereza, tureke kwitera hatawe ngaho tutazatikuza. Nibyo ngibyo muramvuga. Ni gute? Icyambere ni agaciro abantu nibo bakayeha bakamenya ngo tugasangira ubusa. Iyi nama bavuga ngo abantu barateranya ngo murabona nta kintu cyabayo, yagakwiye gutera nk'abati nubwo twese twaramagawe. Ndashaka ko ubu busa dufite tugiye kubusaranganya, mukabwira babandi bahembwa amamiliyoni n'amagana bati mwihangano kugira ngo duterwe ducishwe mwijisho duterwa amabuye, mwihangane uwahembwaga 200 agira 100 kugira ngo asangire na mugenzi we. Ko biratera abantu niba gacinyiremo inkoro. Ubwo urumva uwo muntu yaba yishimye ngo urabona ngo natwe twabibonaga nibiki nta kintu tubona. Urumva umuntu yishimye. Umukozi, Bibiliya irabanga umukozi akwiriye guhembwa, uwakoze akwiriye guhembwa. Ariko njye ibintu biranangaza. Reka tugane ku musozo. Bene data barokore, mwebwe murabyumva mute? Mutubwire nimba abapasiteri bazavunikira itorero, nimba abapasiteri bazaruha barangiza bagasezererwa nka za Gafifi, nka za Nyangaranga, bagasezererwa nk'abantu batagize icyo bakora nyine ngo guseze. Ubundi si uyu muntu uramuha amasezerano gute? Kandi Imana muvuga ngo yaramuhamagaye. Ni umuhamagaro we. Pasiteri azitwa pasiteri, akwiriye icyubahiro, akwiriye kubahwa, ntakwiye gusuzugurwa. Nimba ari n'abantu bagomba kwitabwa, none ni gute umukristo blessinga pasiteri? Itorero rihari ngo turicaza abantu ngo tubabwire ngo mwihangane n'ubundi mwebwe naza imirimo, ariko murabona tutaratewe. Kuki uhembwa miliyoni bati reka gabane na abantu basangire ibihari? Ndamya nashidikanya amatorero amwe namwe bafite ibikorwa remezo, bafite ibyo bakora bibinjiriza, bafite abantu benshi babatera inkunga, bafite ibindi. Utwo duke bakadusangira abantu bagasa nibahure baganira ngo bamwe ngo bagiye kuzajya bahembwa ngo abandi bavemo ngo kubera iki? Barakoze, baragerageje, bakwiriye icyubahiro, bakwiriye guhembwa. Bibiliya irabangorega, Kristo ni wabivuze ngo umukozi akwiriye guhembwa, akwiriye icyubahiro. Umukozi wa nyawo akwiye kwitabwaho. Bene data dusigeho ibyo kwita twabatabaza ngo ni ibiki ngo barabyume. Ninde wakumva ko agiye kwicwa n'inzara? Ninde wakumva ko agiye gutikuzo? Ibyo ni ikinyoma. Abantu bamwe barabivuga uko ni kuri, sinanatinyuka mvuga ngo ibyo niteguye kubizira. Ni ukuri. Nimutarwanira ishyaka ry'itorero Kristo ataraza, naza abantu bazabona ishyaka. Ngo murwanirire icyubahiro cy'abana b'Imana, mwite ku itorero ry'igihugu, itorero ry'Imana, umuryango w'Imana, w'abana b'Imana. Pasiteri asuzugurwe, pasiteri ihangane. Ibi bintu biratera abantu kuvuga ati n'ubundi gukorera Imana wa mugani ntacyo bimaze. Ni gute se n'ubundi nzakora ibintu birangire, n'ubundi abana banjye mpinduke rubebe njye gusabiriza, njye gucuruza ibidiya n'indagara n'ibinanira, nyine ubwo bizaba byarangiye.
nimutekereze ku bashumba, iri jwi ryanjye rigere kure, umfashe ubigeze kure mama papa mwene dada, ubigeze kure. Umushumba asuzugura yarabyaje abantu ubutumwa. Indi message, umushumba ko kutubahiriza inshingano, nawe ababizi nacegwa bati mu nama uyu ni yubahiriza inshingano yasabwe ibi, ndetse munahamagara itorero mu mucyahire mu karubanda ko yanze gucyahwa mu ruhame, abamenye ngo uyu yirukanwe kubera amakosa ye, cyangwa munabibike na ribi. Ariko abantu bigira gute ngo byagenze, ngo amashuri byaje, umuntu ateshwa agaciro. Kundi itorero ry'Imana urirwa nimba harajemo ibyo bintu by'iterambere, bagakwiye cyangwa twagakwiye abashumba bashumbye abandi bahagarariye amadini n'amatorero, mwagakwiye no gutekereza ku iterambere ry'inama kabiri, muganatekereza ku iterambere ry'uragira inama. Rega umushumba wese arahembwa. Inka yavunitse, izaragiye zavunitse zitavunitse, umushumba arahembwa. Kandi umushumba yoherezwa hano. Ibyo ngibyo tubireke tugarukira ngaha. Ariko ndabinginze bene data wa Kristo, nimukomere murwane ku ishyaka ry'abashumba banyu. Nubona umuntu wateshwejwe agaciro ngo bagere, mubiteho, ntacyo bafite umubaze. Wenda bamwe bagiye bamenya ubwenge hakiri kare. Hakose ubw'itorero natwe tuzajya tuvuga ati ntabyo dushoboye, mureke dutanga icyo cya 10 n'amaturo aboneka birangire, kuko inshingano natwe nitwazakira. Mureke umuhamagaro wacu ube gutanga icya 10 n'amaturo. Umuntu nabona akanya mere nk'aba Kristo bene data babagenzi bacu basura abantu mu ngo bakababwiriza kugira ngo bahinduke, si ukwaguka se nyine. Ubwirize famiye yawe, abana bawe batoze inzira y'agakiza, umugore wawe mutoze inzira y'agakiza, ariko kujya kuvunikira abandi kugira ngo umuntu azagere. Akaba ariko tubirangiza tukaba ati ibyo nitwabivamo. Imana ibaho umugisha, wakoze kubana natwe ku Ngoro TV. Comment yawe uyisige hano, kandi dushime Imana, dukomeze dusenge. Imana yatubwiye mu gitondo iravuga ngo nzateranyiriza hamwe, Zefaniya ibice 3:18, nzateranyiriza hamwe abakumbuye guterana kwera. Imana itugirire neza. Reka icyubahiro cy'Imana cyongere kigaruke mu gihugu, kigaruke ku bantu bayo. Abantu ese ni gute wamugana ibintu by'akavuyo n'akajagari biki, udatekerereza umuntu wagakwiye kumuha akazi, wamutekerejwe bati narwara nzamuvuza, abana be nzabitaho. Ibyo ni by'Imana ishaka. Yesu ubwe umukozi akwiriye guhembwa. Imana ibagirire neza, abandi bagashyiramo ubwenge bwishi. Nukuri ndarahiye sinakigera mvuga ngo ndabivuga ngo ninshaka mbizire. Ibyo ngibyo byo biraza. Ubwo se warwanya nyine, ubwo wakirwanya, ubwo waba ufite n'ikindi uri kurwanya. Ariko nimba udafite itorero ku mutima, ngo ugire abushumbye ku mutima, ubatekereza bwati tuzemera dusangire akabisi n'agahiye. Abana b'abahanuzi barasangiraga, nubwo haboneka amagama abagambanya, ariko umuntu yabaga Elisa yabaga afite ububasha. Ndabwira ba Elisha bashumbye abana b'abahanuzi, bashumbye inama bayobora. Uhabonekamo utamumutanga akabatireka bihumanuke. Kuki uyu mutanga uri gukururizwa tugahumana, tukabikizira abantu bagapfa mu mitekerereze, bakarwara amadepresiyo. Abara kugira ngo umuntu akuremo umutanga akarushaho kuwushyiramo, ukarushaho kururira abantu bakabihirwa, bamwe bakita ibicirwa iki n'ibiki. Nimba iterambere koko ryaraje ni ryiza, abantu banatekereze ku iterambere ryabo bashumbye, ndetse n'inama izarizo zose n'abashumba babitekereza bati tuzarya kagabuye, dusangire bike, twemere dusitaragoringane. Bibiliya iravuga ngo nta mukene wari muri bo, ngo basangiraga ibyabo batimana. Nimba iri jambo rero uryumva, wagakwiye guhindura title na strategy. Ibintu byo kuza muri media ubwo se tuvugisha ukuri. Ubu bambwira ngo genda ube pastor hano, batireka nzakomeza mpamuko nahamagawe. Imana itugirire neza, kandi Kristo Yesu abahire. Kunda igihugu cyawe kandi ugisengere. Babandi babahanza batubeshye. Ibintu byarahindutse. Igihugu ku mutima, kandi ku mutima nta buryarya nta no gucinyiramo inkono. Yesaya 60:18 niho tugendera twamenye ko igihugu tuzagikuramo umugisha.